mbese ni ibibazo by'urusobe rwinshi turi busenga Imana ikingura amarembo hanyuma nawe winjira mu masezerano. Uyu mwaka tuwusoze twinjira mu masezerano yacu nta zindi mpungenge, nta zindi mpagata nyinshi, kuko umwami Imana yavuze arasohoza. Umwami Imana ibyo yakubwiye ntabwo ashobora iryo sezerano rishobora kuvaho inyuguti n'imwe. Kandi humura, shikama, kuko umwami Imana ntajya abeshya. Imana itugirire neza. Ufite amasezerano menshi, rimwe na rimwe ushidikanya ngo se buriya ko ari Imana yabivuze, ngo se buriya kuko niyo yavuze. Humura, Imana niyo yavuze. Imana ibyo yibwira kukugirira si biba ahubwo ni ibyiza. We yizere gusa, uyiringire kugira ngo ikorane nawe imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga tubohoza amasezerano yacu. Tugiye gusenga tubohoza amasezerano yacu, kuko ufite ibyo wasezeranijwe gukira uburwayi. Urabona uburwayi bukomeza kuremba. Wasezeranijwe kugirirwa neza n'Imana. Urabona ahubwo urushaho kwinjira mu bintu bidasanzwe. Wasezeranijwe kwambikwa, aho utaje usanga n'imyenda y'abajura bayibye. Ibyo ngibyo byose ni ibitero bya Satani. Ariko ndagira ngo nongere mubwire ngo nta jambo umwami Imana avuga ngo rihere. Imana niyo yavuze, no kubikora rero izabikora. Tugiye gusenga tubohoza amasezerano yacu. Twongeye kubaha ikaze ku iyi channel yacu yo gukurikiranaho ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Mwarakoze cyane, turabona ko mudukurikirana, turababona mutera inkunga umurimo w'Imana, mukora share, subscribe. Ndabibona ko mukora kugira ngo mudufatanye twese hamwe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Umuntu wese wagize uruhare kuri iyi channel ugira icyo bashyiraho commentaire, mwese turababona. Imana ibahe umugisha. Twagarutse rero nk'uko bisanzwe ndi Wilson, twagarutse kandi gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Uyu munsi nanejejwe n'Imana cyane. Uyu munsi nazanye ijambo ryiza riguhumuriza. Nazanye ijambo ryo kongera kukwibutsa ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Uyu munsi ndumva mfite ibyiringiro, ndumva mfite ubundi bushobozi, ubundi bubasha bwo guhamya neza ko nanjye ndi wo guhamya neza ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ibahe umugisha. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa 35. Haranditse ngo marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera azavuka akitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho arigendera. Imana itugirire neza. Rero iryo jambo nashimye ko tuganiraho. Ufite Bibiliya yawe niba warikurikiranye, ugende uca akarongo ahantu Mariya yavuze ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Iki ni ikiganiro Mariya yagiranye na marayika, ubwo marayika aramutunguye amubwira ko azasama inda. Impamvu isezerano ry'Imana rishobora kubona ko ritinze, ariko ntabwo rijya rihera. Iri jambo uyu Yesu Kristo yari isezerano ry'abisi, ry'umwami uzavuka, ry'umwami uzima ingoma, kandi iyo ngoma ikaba iy'amahoro. Nureba muri Yesaya urahasanga ahantu handitse ngo dore havutse umwana w'umuhungu, ngo azitwa Imana ikomeye, azitwa igitangaza, umujyanama. Nubwo ngo Yesaya niwe wabanje kumuhanura, amuvugaho byinshi, amutaka ko ari umwami w'amahoro. Haleluya. Abantu bose bahuraga n'intambara n'ibibazo
bakavuga ngo nyamara nubwo turi mu ntambara, nubwo bimeze bityo, hari isezerano twahawe n'umuhanuzi. Hari isezerano umuhanuzi yahanuye mu kanwa ke rirandikwa, avuga ngo hazaza umwami w'amahoro. Abantu benshi bari bafite ibyo byiringiro ko hari umwami w'amahoro uzaza akaba ku isi agaturana nabo. Abakoreshwaga uburetwa bakabukira, abatwazwaga igitugu bakagikira. Ni ukuvuga ngo bari bazi ko hari umwami w'amahoro uzaza. Imana ishimwe, haleluya. Yesu Kristo yanavuzweho cyane iby'uyu mwami w'amahoro wagombaga kuvuka. Yewe no mu gihe cya Mose nabwo ubwo buhanuzi bwigeze buvugwa, buravugwa cyane ko hari umwami uzaza akima ingoma, bo bakumva ko azaza gusimbura Farawo, ariko yaje mu gihe gikwiriye. Haleluya. Bigera igihe ubuhanuzi buraza. Hari umurwa witwa Nazareti, ngo wari umurwa usuzuguritse cyane, wari umurwa mutoya. Ari ukuntu abantu bajya bavuga bakavuga ngo ibunaka ngo ntabwo hashobora kuvuka umuntu ukomeye, ngo ntabwo hashobora kugera umuntu ukomeye, ariko ijambo ry'Imana ryo yo rivuze. Haleluya. Isezerano ry'Imana ntabwo rijya rihera. Hari abantu ujya bumva ngo ibunaka ntabwo hava umuyobozi, ibunaka ntabwo hagera umuntu ukomeye. Ibyo ngibyo byose ni ijambo abantu baba bavuze, ariko si ijambo Imana ibivuze. Nazareti nubwo hari hasuzuguritse, ariko umwami Imana yaravuze ngo nuko nihavukira umwami uzayobora, nihavukira umwami w'abami. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijambo Imana yavuze, ijambo Imana yakuvuzeho ititaye aho uri, ititaye ku mwanya uriho, ititaye mu bihurimo. Yaravuze ngo nta jambo Imana ishobora kuvuga ngo rihere. Hari ikintu cyashimishije ku mwari Mariya. Umwari Mariya yahawe isezerano, amaze kurihabwa ribika mu mutima we. Ntabwo yahise agenda ryasasa, ntabwo yahise agenda ngo arivuge ahantu hose ngo dore ngo marayika nanjye yambwiye ko nzabyara, kuko ngiye kubyara umuntu ukomeye, ko ngiye kugira gute. Ayo niyo makosa ajya abaho ku banyamasezerano. Ugasanga umuntu aravuze ngo jyewe ngurumva ngo murankinisha ntimunzi, ngo ntabwo muzi icyo Imana yamvuzeho, ngo dore Imana yamvuzeho gutya. Oya, Mariya wakimara guhabwa isezerano yaratuje, aturiza imbere y'Imana, gusa akomeza kwiringira ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turi mu minsi mikuru, turi kwegereza iminsi bamwe bakunda kuvuga ngo niyo kuvuka k'umwami Imana, niyo kuvuka kwa Kristo. Ariko ntago ari umunsi wo kuvuka, ahubwo Kristo yavutse kera. Kristo yavukiye mu bantu kera, ahubwo ni ukuvuga ngo niwo munsi twongera tukibuka ko hari umwami w'abami watuvukiye. Naje kukubwira rero ko nta sezerano umwami Imana yaguhaye rishobora guhera. Wowe izere gusa. Mu ntambara, mu bibazo, hari igihe hari ubwo waba uhura n'intambara ukumva ni ibibazo bikurenze, ukumva mbese ni ibibazo by'urusobe rwinshi. Turi busenge Imana ikingura amarembo, hanyuma nawe winjira mu masezerano. Uyu mwaka tuwusoze twinjira mu masezerano yacu, nta zindi mpungenge, nta zindi mpagata nyinshi, kuko umwami Imana iyo yavuze arasohoza. Umwami Imana ibyo yakubwiye ntabwo ashobora iryo sezerano rishobora kuvaho inyuguti n'imwe. Kandi humura, shikama, kuko umwami Imana ntajya abeshya. Imana itugirire neza. Ufite amasezerano menshi, rimwe na rimwe ugishidikanya ngo se buriya ko ari Imana yabivuze, ngo se buriya kuko niyo yavuze. Humura, Imana niyo yavuze. Imana ibyo yibwira kukugirira si ibiba, ahubwo ni ibyiza. We yizere gusa, uyiringire, kugira ngo ikorane nawe imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga tubohoza amasezerano yacu. Tugiye gusenga tubohoza amasezerano yacu, kuko ufite ibyo wasezeranijwe gukira uburwayi. Urabona uburwayi bukomeza kuremba. Wasezeranijwe kugirirwa neza n'Imana. Urabona ahubwo urushaho kwinjira mu bintu bidasanzwe. Wasezeranijwe kwambikwa, ahubwo utaje usanga n'imyenda y'abajura bayibye.
ibyo ngibyo byose ni ibitero bya Satani. Ariko ndagira ngo nongere ngubwire ngo nta jambo umwami Imana avuga ngo rihere. Imana niyo yavuze, no kubikora rero izabikora. Tugiye gusenga tubohoza amasezerano yacu. Mana, mu izina rya Yesu turabohoje amasezerano. Twabonye Daniel nawe ngubwo yarari masenga, ngo arasenga ngo umwami Imana mwoherereza ibisubizo, ngo ariko ntibyamugeraho, araguma arasenga kugeza igihe umwami Imana yongeye kumugabiza, kugeza igihe umwami Imana yongeye kumugirira neza, amugarurira ibisubizo. Natwe turasenze mwami, dusengeye amasezerano yacu. Hari abo wemereye akazi ariko barakora ibizamini ndetse bamwe bakabitsinda ariko ako kazi ntibakabone. Mwami Imana turabasengeye, turabuhoje mwami, izo mbaraga mbi zibasha kubabuzitirira amasezerano. Mwami wanjye tubuhoje mwami amasezerano yacu. Hari abo wasezeranije ubukire, hari abo wasezeranije gukira uburwayi abantu byabananiye. Mwami turongeye turayabohoje. Turasenze rero kugira ngo abarwayi bakire. Reka abarwayi bakize mwami, reka abarushye baruhurwe nawe. Intambara zose z'iburyo n'ibumoso mwami tuzikujeho amasengesho, kuko wadusezeranije amahoro. Mwami waravuze ngo ibyo nibwira ko bagirira ni byiza si bibi. Umuntu wese uri mu kibi, umuntu wese uri mu ntambara, reka bohorwe nawe mwami. Ubwiza bwawe bumubeho. Reka guhera kuri uno munsi abone kugira neza kwawe. Umuntu wese umwami abone gukora kwawe, abone kugira neza kwawe. Ndabohoje rero mwami, mbohoje amasezerano yacu kugira ngo ubwiza bwawe bumubeho. Urakoze mwami kubana natwe, urakoze kuri umutunzi imbabazi nyinshi, urakoze kuba kuri twe, urakoze kuduhagararaho mwami, urakoze mwami kuduhagararaho, urakoze kutanza akazi mwami ku bari bakabuze, urakoze gukiza abarwayi mwami, urakoze kongeye gutanga amahoro, urakoze mwami ku mwami wongeye kutugabiza igihugu cy'amasezerano. Urakoze nyiringabo kubana natwe, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Imana bamugisha, murakoze cyane. Hanyuma waba ukeneye ko dukomeza gusengana Imana, waba ukeneye ko dukomeza kwinginga Imana, ndagusabye ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye ya 0788 472 ufite uburwayi bwananiranye, ufite ibyifuzo ubona bidasobanutse, ufite intambara nyinshi zidasobanutse, ngwino dufatanye gusenga Imana, ngwino duhamagare kuri telefone dusengana Imana. Imana ikugirire neza. Shalom.